Ese buriya mwana usomera inkuru mwite Abdul Karim wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka webeshyira mugenzi we ugiye kumuhisha ko uyu ni umusitari kumuhisha n'ubundi naho bitari. Bamwe bati yarenganye, abandi bati yatezwe umutego, abandi bati yabikoze ni n'icyaha ariko ntabwo yagakwiye gufunga kuko gufungwa biratuma amagereza cyangwa se n'abandi bakora ibyaha nk'ibi ngibi bisa n'ibyoroheje abantu bakakwiye kuba boroherezwa. Ariko abanyamategeko cyangwa se abantu bazi kino cyaha ni n'icyaha kitanasanzwe kuko icyaha gishobora gukatirwa igihano kitari munsi y'imyaka 5. Ni igihano kiba kirenze cyangwa se ni ikintu uba wakoze kiba kirenze cyane. Rero iyi ni inkuru y'umusore umwe witwa Mwitende Abdul Karim wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka buri kantu. Yatawe muri yombi akurikiranyweho gufungirana umuntu bitemewe n'amategeko. Kuwa 20 Nyakanga 2025 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi buri kantu akurikiranyweho gufungirana abakobwa bari bagiye kumureba iwe mu rugo kugira ngo abafashe kujya bakora ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru twamenye nuko uyu musore yasabye umwe muri abo bakobwa ko yamusanga mu cyumba bakaganira uko yazamufasha. Uwo mukobwa arabyanga. Buri kantu yahise arakara afata icyemezo cyo kubafungirana mu nzu, abasaba ko kugira ngo basohoke babanza kumwishyura amafaranga yari yabatanzeho yabitike na fanta yari yabaguriye. Bitewe nuko batari bafite ayo yabasabaga bamuhaye ayo bafite. Undi arayanga ndetse arigendera. Abandi babonye ko bafungiranywe biyambaza polisi irabafungurira ndetse buri kantu ahita atabwa muri yombi. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitieri yaduhamirije ko iki cyaha cyabereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Murama, mu murenge wa Binunga, aho buri kantu atuye. Ni mu gihe uwatawe muri yombi we afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kinyinya, mu gihe dosiye ye yatangiye gukorwaho kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'amategeko. Iki cyaha buri kantu akurikiranyweho gihanwa n'ingingo y'151 y'itegeko nimero 68 agakoni 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uwahamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Mu butumwa bwe Dr Thierry yavuze ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwibutsa abaturarwanda ko itazihanganira uwo ari we wese ashaka gufatirana umuntu mu ntege nke kugira ngo agire ibyo amutegeka cyangwa muryoza. Yongeyeho ati RIB iributsa abantu kwirinda icyaha nk'iki kuko ari ibikorwa bihanwa n'amategeko. Iyi ni inkuru imaze iminsi iri kuvugwa cyane ahantu hatandukanye, ariko ikintu kiri kuvugwa nuko yishyuzaga abo bakobwa icyambere ngo abo bakobwa bari 2, noneho ikindi ngo yabishyuzaga amafaranga 7,000. Rero mu bigaragara basore mukuriye kuba maso kubera ko ibaze nyine kwishyuza 7,000 ubu ngubu akaba agiye kuba yafungwa biramutse bimuhamye imyaka 5 kuko iyo bigeze mu mategeko nta santima ibaho. Ni ibintu biba bikomeye cyane ndetse buri wese atanahagarika. Namwe murabizi iyi case ya Bishop Gafaranga uburyo byatangiye nyine tubyita ibintu byoroshye tuvuga tutubwo umugore we abyinjiyemo ariko babwira bati murekure. Ni ibintu byoroshye cyane ariko ibintu iyo byageze mu mategeko biba byarangiye, biba byabaye by'amategeko niyabigena niyabigenga, nta santima zibamo. Ntureka dutegereze ikizakurikiraho, gusa nyine dosiye ye irimo gukorwa neza kugira ngo ishyikirizwe ubutabera. Imana imubire iruhande rwose.